hanyuma tubasabe imbere bose icyuma nuko umutima barawumanura ati nuko urugo tuzahora dufashanya akaboko ku kandi ntabwo rwose uzamura n'abandi yakubwira mu gihe cyose nta murongo n'umwe uzamubona ahubwo tuba turi kumwe dufashanya aho ariho hose n'abandi kuri nawe wow ubu aka kanya rero nshatse rwose navuze impundu nakomanga amashyi rwose sinzi icyo navuga, ariko ubu aka kanya umusore wacu bita Josh Ishimwe ndetse n'umugore we Gloria baje kuba rwose basezerana imbere y'Imana, ndetse kandi ajya kuba yanamusaba. Ibintu rero tugiye kuganira muri kino kiganiro, wenda ajya ngo ntukurireho umurongo wawe, kuko aka kanya ubu tugiye kuganira uburyo Josh Ishimwe yatunguye umugore we akamuririmbira mu ndirimbo ze, akamuririmbira cyane umugore we akanezerwa, ndetse bakaba banabyinnye indirimbo zitari gakondo ndetse zitari n'iz'Imana, byaje gutungura abantu cyane cyane uyu mugore uburyo yazibyinagamo, ndetse akanigisha Joshua Ishimwe kuba yazibyina. Reka tugaruke mu kanya. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Nje turi kumwe kuri mikoro ni Joshua nk'ibisanzwe, kandi ndagira ngo mbanze nshimire buri mwe wese uzi ko yitanze akareba ibiganiro byanjye, akangirira icyizere, agakanda like ndetse na subscribe, share and comment. Ibyo bintu rwose bintera imbaraga cyane, bituma nkorana cyane kurushaho, nanjye nkabaha ibintu byiza rwose. Aka kanya rero tugiye kuganira ku muhungu Josh Ishimwe, umuhungu rwose w'Abanyarwanda, umuhungu rwose utagize icyashana kimwe agira. Aka kanya rero niwe tugiye kuganira, ndamusabe we kureba video yose irangire, kandi uze gutanga n'ibitekerezo, like, kandi niba utarakora subscribe ndagira ngo ushishikarize kuyikora. Rero aka kanya rero Josh Ishimwe wamamaye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse akaririmba n'indirimbo gakondo, yasabye umugore we ndetse basezerana imbere y'Imana mbere yuko yakira abatumiwe muri ibi birori. Yaje kuba yajya mu Buholandi mbere yuko nyine aba yabakira aba bantu. Josh Ishimwe yakoze ubukwe nyuma yuko akorewe ibirori byo gusezera ku busore, bya bintu navugaga mu kanya, byabereye mu Buholandi ku itariki 10 Kamena 2025 mu Burayi, kandi ni naho yambikiye impeta, cyangwa twavuga yateye ivi umukunzi we ubwo yasabaga ko azana akamata, maze umukobwa nawe Gloria aravuga ati ibyo sinabirenza ingoyi rwose, nanjye ati ndabyemeye. Mu kwitegura ubukwe rero Josh Ishimwe yari yajyanye n'umubyeyi we Burayi. Amakuru twakusanyije neza aravuga yuko impamvu ubukwe yaba yarabukoreye mu Burayi iyo ngiyo ngo nuko umukobwa bagiye kuba bashakana, ngo afite umuryango mugari hariya, kandi ndetse na Josh Ishimwe ngo afite umuryango mugari, ariyo mpamvu rero yaba yarakoreye ubukwe aho ngaho i Burayi. Josh Ishimwe rero yari amaze igihe kinini i Burayi, aho aherutse no gutaramira ari i Burayi aho ngaho muri Polonye ndetse n'i Bubiligi. Icyo gihe rero yari ari kumwe n'umukobwa bita Aline Gahongayire, bari gutaramira i Bubiligi ku itariki 7 Kamena 2025,
ndetse n'icyabereye i Paris ku itariki 14 Kamena 2025. Rero muri buno bukwe babanje kujya gusaba umugeni rwose baramuhabwa maze bajya gusezerana imbere y'Imana, ariho bakoreye rwose udushya twagiye tubona rwose. Joshua Ishimwe nawe abyina rwose uturirimbo tw'isi, twabyita utwisi rwose, yagiye aduceza bigera naho ngaho rwose afata mikoro arangije ayiririmbira umukunzi we byaje kumutangaza, kandi umukunzi we rwose twagiye tubona arashabutse cyane ukuntu abyina rwose. Reka nze mbashyiremo akavidewo gato maze mubanze murebe. Let's go. Ni ubukwe rwose bwari ryoshye nk'uko mubibona rwose aho ngaho ku mashusho, bari bishimye cyane, dore uburyo babyina aho ngaho muri kubibona kuri kara yanyu rwose, bari bishimye cyane. hari ibiryo, hari ibyo kunywa, hari byose rwose. Ibyo twababwira nta kindi twabifuriza urugo ruhire rwiza cyane, bazabyara ihungu na koga. Nge twari turi kumwe kuri mikoro, banyita Joshua, ndagira ngo tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao. Mureke ubuzima bwanjye, mureke izina ryanyu. Ntabwo naje hano gukina namwe, ntabwo naje gukina namwe, nta nubwo naje gukina nawe wowe. Iyo video ikurikira niyo ngiye kubaha mu kanya rwose gatoya, mu kanya uhita unyarukira kuri iyo YouTube yanjye Joshua TV Show, ubundi urebe iyo video rwose cyane.